Bavuga ko ikipe imeze neza, ihagaze neza, turimo turakora imyitozo neza, bavuga ko umwuka ari mwiza muri ekipe, yakoze neza nta kibazo. Ukurikije abakinnyi bahamagawe, ukurikije n'imyitozo urimo guhabwa, icyizere kimeze gute? Icyizere kirahari kuko nk'uko byagenze ubushize baje gutsinda South Africa na Zimbabwe, so ko umujyi turimo dushaka gukomeza batajya mu byaratugwiririye, so no gukomeza gukora kugira ngo n'amake ziri imbere zabashe kubona intsinzi. Mumaze navuga ko ari imikino ibiri mwitwara neza, hari Zimbabwe, hari ndetse n'ikipe ya Afrika y'Epfo mwatsindiye hano mu rugo. Twavuga ko uwo musaruro umaze kubona mu mikino ibiri ntabwo bigiye kubashyira ku gitutu mutari mumenyeremo, ariko mugomba gushaka intsinzi rwose. Nta gitutu tugiye kuko kugaragaza ko dushoboye, kuko abenshi ntibizera ko twatsinze tubimerita, so izi match tugiye gukina za gishuti tugomba kugaragaza ko dushoboye, tuvuga ko ubwanjye twiteguye neza ko nabikubwiye kandi intsinzi zaboneka uko bigenda kose. Kevin, yego ntiwicinye icyaha cyangwa ngo wirarire, ariko twumva ntabwo ucike ne amwonda byita gute, ariko umutoza twumvise avuga ko yemera ubwitange bwawe n'ishyaka ryawe mu kibuga, kuruki kugira ngo nibuze wemeze umutoza, ari nabyo wenda wagiramo n'inama n'abandi bakinnyi muri kumwe. Ntacyo gukora gikabije cyari ariko ugomba kumenya akazi kawe ukora ko kagutunze umunsi ku munsi, so iyo ubonye amahirwe yo gukora ugomba guprovinga ko ushoboye, so ukamenya n'ibyo ukeneye guprovinga mu mikinire yawe. So wenda nitekereza maze na match de video zanjye kugira ngo umenye ibyo niyishe n'ibyo nkwiye gukosora, so niyo bituma nkomeza gutera imbere umunsi ku munsi. Hanyuma Kevin, ikipe y'igihugu n'abantu bahura igihe gito bavuye ahantu henshi hatandukanye, bahamagara muri abakinnyi hafi 39 40, bibafasha iki mu myitozo yanyu? Mubona bibongerera iki cyangwa se bigabanya iki? Umutozo ni mushasha kandi bakinira abakinnyi bose ko bamenya systeme ze n'imyumvire ye, so nyuma bahamagaye abakinnyi benshi nabo kubwanjye ko nta kimwe byica, kuko twese turakora, abajyanze n'abajya mu kibuga bose barakora, so kubwanjye ari byiza kuko dufite qualification za CHAN, dufite igikombe cya Afrika, dufite qualification igikombe cy'isi, so navuga kubwanjye abakinnyi bose babakenewe, so iyo uje bakagutwara ariko ubuzi iyo umutoza yifuza ku buryo ubutayugarutse ugiye ubwenge ko ubyitwaramo. Niho tukuboneye mu minsi ishize hakwira ku igihugu cyuko wenda bakugenda kuva muri Rayon Sport mu buryo bwihuse, iki gihugu cyaturutse he ubundi bimeze bite mu bijyanye n'ikintu sigaje imbere? Anyi sinzo byaturutse ko nandi muri lokale mbana bashirimo baramamagara bambaze byo kugenda, so nabyo narinze ariko tuzabimenya nyuma champion nayo tuzabimenya, gusa nkuko babivuga iyo barimo bavuga ibintu byinshi bitandukanye, gusa ukuri kumenyekana nyuma iyo champion irangiye, kuko mfite amasezerano ya Rayon Sport ngo ko ndacyari muri equipe. Hanyuma Kevin, ngira ngo ni imyiteguro n'ubundi mu gihe muyoboye itsinda mu gushaka iki gikombe cy'isi, ku ruhande rwanyu urebye imyiteguro amakipe mugiye gukina nayo, abanyarwanda bizere yuko mutazarekura kuko bishoboka yuko mushobora kwerekeza tumaze igihe tutitwara neza ku mutoza yaza tuzikina match ebyiri twaje tubashije kuzitwaramo neza, sinavuga ko bakomeza tugirira icyizere badusupporting kandi tuzije tubatengo, kuko gahunda no kumeza kuba ibyishimo nkuko babyifuza, so tukomeza dukore cyane nabo badusengere badusupporting ibyishimo zo kunzabibona. Akeva ejo bundi muri New Times n'ukuru wanyu Olivier Karekezi yavuze ati ndashima ibyo bakoze ariko turakwiye kwira iki nicyo gihe cyo kurushaho kugaragaza icyo bashoboye. Ubutumwa babagezeho mubitekerezaho iki, iyo message ya former captain? Twabutuma twarabubonye, ntabwo twakwiye kwirara ahubwo byakugeraga kuduha imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nibiri imbere tuzabikore neza. Cyangwa ko ari ubutumwa bwiza butumotiva kuko ntacyo turakora nkuko yabivuze, so turacyashaka guprovinga ko tugaragaza ko dushoboye. Ubwo bwanjye ubwo butumwa ni bwiza kandi natwe ubwacu ntabwo twirara ahubwo byaduha imbaraga zo gukora cyane. Nyuma nka captain ubona ari ihe sectori hakeneye kongerwamo imbaraga cyane, yuko ku ruhande rw'ubuyobozi bari baratangaje yuko bashobora kongera imbaraga muri equipe. Ku ruhande rwawe iyo equipe y'igihugu ubona bikwiriye ko ari byo yaba abanyarwanda cyangwa n'undi wahabwa ubwenegihugu ariko akaza gutanga umusanzu ku ikipe y'igihugu? Mwanya mbona ibyo ubuyobozi bwatekereza rwose fakuba bituma ikipe ibona intsinzi, abanyarwanda babona ibyishimo, bavuga ko ubwanya cyo bitwaye, so kugeza akanya bari barashoboye, ahubwo no kuba iyo motivation kuba supportinga kugira ngo batange ibyo bafite, kuko ari igihe bagomagara nutanga ibyo ufite byose 100%, ariko iyo umuntu afite support arire ku 100%, so navuga ko ubwanjye abazaza bazazasanga abahari basanga bari bameze neza nabo batanga izo mbaraga zabo, navuga ko ubwanjye nta kidasanzwe, so abari bazatanga ibishoboka byose n'abazaza bazasanga abandi bameze neza izo mbaraga bazitange. Urakoze. Nibaza ko twaganiye byinshi, ntabwo umuntu yabivugira hano, ariko nibyerekeranye na equipe.
y'igihugu ibyo ashaka ndibaza ko ndi kugerageza kubikora hano mu myitozo turi gukora no kugerageza ko urumva no bwa mbere ntago muri gahunda ze urumva ko nibwo ndi kuzamo nibaza ko ari kumuprova nyine kugira ngo ibyo ashaka nanjye njye mu iyo system. Mbere muri press conference yari yavuze impamvu utari waje ubutumwa bwari bwakugezeho wari watangiye kubikoraho nawe ufashije wenda n'umutoza wawe ugutoza muri polisi rusange kugira ngo izo faiblesse wari ufite izo ntege nkeya ubashe kuzikoraho. Ya uragerageza ko akenshi umukoca wese yaje ari ibyo abashaka ngo ukoreho ko ntago abakoca bose bafite systeme zimwe. Nibaza ko yaganiye na coach wanjye wo muri club ambwiraho ibyo akeneye. Nibaza ko naragerageje niyo mpamvu ndi hano. Ikindi nuko ngomba no kubikora sasa muri equipe yiwe. Hanyuma tubwireho byibuza nka kimwe cyangwa bibiri umutoza yagusabye ugomba gukora, si ngombwa ngo ubivuge byose. Umuntu wese icyo gusaba no gukora ugashira hamwe na bagenzi bawe. Akenshi usanga abenshi hano ndabaruta abanagusaba no wenda ko akenshi ntabwo nkunda kuvuga nagusaba ko wenda navugana n'abandi cyane. So nibaza ibyinshi nibyo ngibyo babirimo burari gihe umuntu akubona uri pose tuje nabyo bikaba ari ikibazo. Nibaza ko nabyo arakana umuntu agomba gukosora. Hanyuma umutoza ntabwo yigeze kwitabaza mu mikino ibiri, umukino wa Zimbabwe ndetse n'umukino wa South Africa. Mu gihe gukina ino mikino ibiri ya gishuti ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikiyoboye itsinda mu gushaka iki gikombe cy'isi. Ku ruhande rwa nka Muhajiri ugiye gutanga imbaraga kugira ngo byibura ikipe y'igihugu ikomeze kuri uwo murongo. Ese urabona bishoboka yuko ikipe y'igihugu yakwerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi? Ya byose birashoboka, byose no gukora ntabwo ari ukubivugisha amagambo. Ku giti cyanjye nanjye urumva ko etape ya mbere yaramamagaye, so nibaza ko ngomba gutanga ibyo mfite kugira ngo nanjye nakubwiye nge muri iyo systeme yiwe ko urumva kocha wese yaje hari ibyo abashaka. So yutabirimo ntago nyine ubirimo ariko uragerageza byakwanga ariko wagerageje. Ndibaza ko ngenda mbyumva ibyo ashaka. Ndibaza ko n'abakinyi bagenzi banjye ari gushiraho ingufu kugira ngo natwe kinyawe icyo gihe cyo kugira ngo duhereze abanyarwanda ibyo bishimo kuko batuvugaho cyane tugomba gukora rero kugira ngo abantu tubaye byishimo. Urebye nka match zishize urumva ko abantu barishimye byibuze bakomerejeho n'izi match ebyiri abantu bakazitsinda urumva ko ikizere cyaba kiri kuza. Muhaje ukurikije ko namwumvise arasa naho avuga ko ku mwanya wenda wakinaho ari nacyo cyatumye wenda atanahamagara mukuru wawe avuga ati ubusanga ashobora kuba yakinaho na Muhaje nahamagara yakina yewe na Keve yewe na Sahabuye bigasa naho avuga ati ni abakinnyi ushobora kwifashisha mu buryo bw'imikinire bumwe. Uteganya gukora iki ukurikije uko wabonye abo yahamagaye wenda bakabaye bakina nkuko wakinnye ku buryo wenda waba na nimero ya mbere muri liste ye? Buri ikintu cya mbere urakora hano imyitozo ntabwo ari myinshi ariko uragerageza. Buri umuntu yagwaye match akenshi nibwo ukora byinshi kurusha uko wakora mu myitozo, ariko nibaza ko gwiti cyanjye iyi chance azama nkuko abakinyi nari benshi ariko iyo bagwaye chance bikoresha neza. So nk'umukinyi nyine ufite ubwo burambe ngomba gukora ishoka byose kugira ngo mwereke ko nanjye ndi kumwe nawe. Urakoze cyane. Murakoze. Nibyo nari maze igihe kitari gito agaruka mu Mavubi ariko nyine urumva naganiraga n'abatoza kandi naho nakinaga nahinduye na equipe navuye muri Europe ngenda muri Arabie Saoudite ariko nibisanzwe urumva mu Mavubi tuba dufite abakinyi benshi ariko nishimiye kugaruka ikizere umutoza yampaye kugaruka mu Mavubi nuko nyine nzakora ishoka byose kugira nyine nawe abone byiza kuri njye. Hanyuma ugarutse muri equipe nationale ubushize uhagarutse na twavuga ko bitagenze neza utahawe umwanya uhagije wo gukina. Ugarutse musangamo abakinnyi hari ba Sef hari ba Boneri, ubu noneho
ugiye urimo urakorotse kugira ngo byibuza noneho ube wanakigarura umutima w'umutoza cyane ko nawe ari mushyashya kugira ngo ube wabona uwo mwanya wo gukina? Byambere ngewe ndireba mbanza kwanza nkareba ibyo ngiye ndi gukora nkatanga ibyanjye byose, ubundi kunkinisha cyangwa utankinisha ni amahitamo y'umutoza. Sindeba bagenzi banjye bose nabo barabishoboye, uvuze ba Sefu Bonere, ariko ngewe icyangombwa gusa nuko ngewe nkuri ibyanjye nkagerageza kubikora neza mu bushobozi bwanjye, ibindi nkabirikera umutoza. Mbere yo kuguhamagara mwaraganiriye n'umutoza kugira ibyo wakwifuzaho? Yes, twaraganiriye, tuganira ibintu byinshi, ambwira ko ntekerezaho kandi ngomba gukomeza kwitwara neza aho ndi gukina kandi kugira nyine nzaza mu Mavubi nkora ibyo nshaka. Steve, mu minsi yashize iyo baguhamagaraga ukina i Burayi muri Moldova niba mbyibuka neza, abantu twaragozaga tukavuga tuti iyi ni shampiyona yo ku mugabane w'Uburayi. Ugeze muri Arabia Saoudite mu cyiciro cya gatatu, aho wenda bidakunda kugaragara niba ariko nabivuga, ni shampiyona imeze ite ugereranyije wenda n'izo z'i Burayi? Ese koko yatuma umukinnyi ukina muri Arabia Saoudite mu cya gatatu aza agatanga umusaruro abantu bashakamo mu Mavubi? Icyambere birashoboka cyane, nubwo iri hasi ho gatoya yaho nankinaga muri Moldova nibyo, ariko muri Arabia Saoudite ni igihugu kiri muri development nyinshi cyane umupira w'amaguru. Urebye no muri shampiyona yacu hari abakinnyi barenga 5-6 bagiye muri national, so byerekana ko nubwo level ntavuga itari hejuru cyane ubigereranyije naho nari mvuye, ariko level iri heza cyane kandi hari uhitwaye neza. Of course waza Mavubi kandi ugatanga nyine ukerekana level nziza cyane, so birashoboka cyane. Ese nta dukombe duto mujye muhuriramo na ba Cristiano Ronaldo n'abandi bari abagabo baje hariya ku mugabane w'Uburayi nubwo muri mu cyaga cy'amahoro cyo muri Arabia? Birashoboka, igikombe cy'igihugu mwitwaye neza mukagera kure, haraho mwashika mugatangira gukinana n'ikipe nyene zo muri first division. Yes, birashoboka cyane. Wahamagara ariko mugenzi wawe mukinana nawe mu cyiciro kimwe cya gatatu, Kwizera Olivier umunyezamu n'ubundi ufasha uwa mbere muri equipe ntabwo yahamagawe, ku giti cyawe bivuze iki? N'umupira urabizi, n'umupira koca bafite abantu benshi ntihamagara abakinnyi bose. Kuri Olivier ni umukinnyi mwiza, unafasha cyane muri Arabia Saoudite. Kuri nawe icyo namubwira no gukomeza gukora cyane, kandi nizeye ko mu minsi iri imbere bazamuha amahirwe akagaruka mu kipe y'igihugu Amavubi. Thank you.